kandi nsubiremo bikwiye guhagarara kagira uburyo binyuramo kigiye kubakwa kigiye kubaho hanyuma no mu nzego za leta abazikorera abazirimo abafite uko bemera ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko batandukanye ibintu. Aha rero turamukiye mu makuru avuga ko tugarutse twongeye kubasuhuza mwese muteraniye mu mpande z'isi zitandukanye. Aha ni ku Nzobere TV show wamaze kuhagera. Yego ni aha ngewe ndamukiye mu binyamakuru ngo mbabwire uko bimeze. Ni inkuru ya mbere turasanga kuri Kigali Today ndetse hari n'indi irakurikira iyi ngiyi mu kanya. Minaloc rero ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yahagaritse imiryango 43 ishingiye ku myemerere. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc yasohoye urutonde rw'imiryango 43 ishingiye ku myemerere igomba guhagarikwa kubera idafite ubuzima gatozi. Nk'uko muri kubibona imbere muri screen zanyu ni insengero zigiye zitandukanye. Mu ibaruwa rero iyi minisiteri yasohoye kuri uyu wa 22 Kanama 2024 igenewe abayobozi bose b'uturere n'abayobozi nshingwabikorwa b'uturere, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Claude Nsabimana yasabye ko iyo miryango ishingiye ku myemerere igomba guhagarikwa. Rero iyo baruwa igaragaza ko kuva muri Nyakanga 2024 mu gihugu hose hari gukorwa igenzurwa mu madini n'amatorero, bityo rero abadafite ubuzima gatozi n'abandi bakora mu buryo butemewe n'amategeko bagomba guhagarikwa n'ibikorwa byabo bigahagarikwa. Aha rero tugiye kureba insengero zahagaritswe. Urwa mbere ni urusengero cyangwa se idini ry'abagorozi. Abagorozi rero nabo bahagaritswe. Nyuma y'abagorozi ku mwanya wa kabiri turasangaho abakusi nabo bari mu nsengero zahagaritswe, hagakurikiraho abanywa gake rero ni izina ryakomeje gusetsa abantu cyangwa se kugenda ritrending hano muri social media no ku media zo mu Rwanda. Abanywa gake rwose nta kagwa cyangwa se akayoga baba bashatse kuvuga. Abarokore rero nabo bari mu nsengero zahagaritswe, zimwe mu nsengero zahagaritswe. Abavandimwe church rero nabo mu rusengero rwa gatanu rwahagaritswe. Ku mwanya wa 6 turasanga Agape Saint Creux. Aba rero nabo Agape bari mu nsengero zahagaritswe. Apostolic Faith Mission International narwo ni urusengero rwahagaritswe. Ku mwanya wa 8 rero hari Assembly of Lord narwo ruri mu nsengero zahagaritswe burundu mu Rwanda. Bethel Miracle Church nayo rero n'indi dini cyangwa se itorero ryahagaritswe muri izi zahagaritswe na Minaloc. Ku mwanya wa 10 turasanga Crisco Church. Crisco Church rero nabo abantu bayisengeramo bamenya ko nayo iri mu zahagaritswe. Cornerstone Temple Dusenyi nayo iri mu nsengero zahagaritswe. Nyuma yaho rero twasanga Dusa n'Imitima Church nayo iri mu nsengero zahagaritswe. Ku mwanya wa 11 turasanga Edam nayo iri mu nsengero zahagaritswe. Urundi ku mwanya wa 14 ni EEBVR nayo iri mu nsengero zahagaritswe. Eglise Betania nayo abayisengeramo bamenye ko iri mu nsengero zahagaritswe burundu mu Rwanda. Faith Bright Spa Church nayo iri mu nsengero zahagaritswe. Ku mwanya wa 17 tukasanga Gospel Church Ubuhungiro. Tukamanuka ku mwanya wa 18 harimo Hope Provision Center Church iri mu nsengero zahagaritswe. Hosiana Bible Church ku mwanya wa 19 nayo abayisengeramo bemenyeshejwe cyangwa se bamenye ko iri mu nsengero zahagaritswe mu Rwanda. Independent Evangelical Lutheran
Independent Evangelical Lutheran Congregation Rwanda ERC iri mu nsengero zahagaritswe. Ihema ry'amahoro nayo ku mwanya 22, Bye Bye nayo ikaba yahagaritswe. International Pentecost Ministry nayo ikaba iri mu nsengero zahagaritswe ku butaka bw'u Rwanda. Intumwa n'abahanuzi nabo rero ngo Bye Bye ku butaka bw'u Rwanda kuko batujuje ibisabwa cyangwa se nta buzima gatozi bafite. Intwarane nazo zahagaritswe, hagakurikiraho isoko ibohora. Nyuma y'isoko ibohora turahabona isoko imara inyota. Nyuma y'isoko imara inyota turahabona ivugurura n'ubugorozi i Remera, nayo bari mu nsengero zahagaritswe. Joy of Salvation Church nayo ikaba iri mu nsengero zahagaritswe. Liberty Bible Church nayo ikaba iri mu zindi nsengero zahagaritswe. Ku mwanya 30 rero, ku mwanya 30 turasanga Life Jesus Christ nayo iri mu nsengero zahagaritswe. 31 Lutheran Mission Africa nayo iri mu nsengero zahagaritswe. Philadelphia Church nayo ikaba iri mu nsengero zahagaritswe. Principle of Holy Spirit Church nkuko muri kubibona nayo ikaba iri mu nsengero zahagaritswe. Promise Life Congress Church nayo ikaba iri mu nsengero zahagaritswe. Redeemed Baptist Church ikaba iri mu nsengero zahagaritswe. Ku mwanya 36 turasanga Formation Christian Church nayo ikaba iri mu nsengero zahagaritswe. Salvation Church nayo nuko Ismail Religion and Culture Organization for Rwanda nayo ikaba iri mu nsengero ziri mu Rwanda zahagaritswe cyangwa se amadini n'amatorero byahagaritse. Ubuzima bushya muri Kristo nabwo bwahagaritswe. EDPR impinduka, UDPR impinduka nabo bahagaritswe. Umugeni wa Kristo nawe ari mu nsengero zahagaritswe. Umurage w'abera Pentecote mu nsengero zahagaritswe. Umwanya uheruka twasanga urwambariro abera nabo bakaba bari mu nsengero zahagaritswe. Urutonde rero n'urutonde rw'imiryango yahagaritswe. Ni itangazo rero risohotse nyuma gato y'uko umwanzuro wari wafashwe wo gufunga insengero zirenga 8,000. Insengero 8 mu gihugu cyose zitari zujuje ibisabwa cyangwa se zitari zimeze neza. Kubera ko rero zitujuje ibisabwa niyo mpamvu zari zafunzwe, niyo mpamvu zasabwaga kuba zifunzwe. Ni itangazo risohotse nyuma gato y'umwanzuro wari wafashwe wo gufunga insengero zirenga 8,000 mu gihugu hose kubera ko zitujuje ibisabwa, harimo kuba zubatswe ahashobora gushyira mu kaga abazisengeramo, no kuba hari abayobozi b'amadini n'amatorero batari bujuje ibisabwa cyangwa se batari barabyigiye. Perezida rero wa Repubulika Paul Kagame aherutse gushimangira ko abibazaga ko ibyemezo biri gufatirwa amadini n'amatorero atemewe atabizi ko bibeshya kuko abizi neza kandi atazihanganira abitwaza imyemerere bagamije kwibamirwa se cyangwa kubambura nk'uko murabyumva mw'iri jambo rye nk'uko yabyivugiye. Dore rero iri tangazo ukuntu ryari riteye ku rupapuro rukurikira: Kigali kwa 22 z'ukwa 8 2024, nomero 0753 07/01. Bwana madamu umuyobozi w'akarere bose, bwana madamu umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere bose, impamvu gusaba ihagarikwa ry'imiryango ishingiye ku myemerere idafite ubuzima gatozi. Bwana madamu umuyobozi w'akarere, bwana madamu umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere. Nshingiye rero ku ibaruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB yo ku itariki 22 z'ukwa 8 2024, nshingiye kandi ku isuzuma ry'ibikorwa
by'imiryango ishingiye ku myemerere irimo gukorwa mu gihugu hose guhera tariki ya 28 z'ukwa munani 2024, bandikiye mbasaba guhagarika imiryango n'ibikorwa by'imiryango iri ku mugereka w'iyi baruwa n'indi yose ikora noneho nacyo kiraho cyane maze iminsi cyumva narakihoreye ariko noneho ndagira ngo nkiganire nawe. Amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki. Iminsi mbibona kandi sibwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi niba bamwe mubyibuka, hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi, amakanisa ibihumbi niki? Mwarwaye iki koko Abanyarwanda? Ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi? Ubu koko mwebwe nk'Abanyarwanda n'aba bicaye, mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu, ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye? Ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza erega abantu bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo. Ni indwara ki? Ugahura abo rero bameze batyo, hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda niko mubyumva sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana
ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri, nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga by'uko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Ariko Abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza, mugakurikira. Ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho? Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari bitwavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Uwaturuze se ubwo yarakarabye, wa mugani w'Ikinyarwanda. Abandi ngo muraho, mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho, muri abantu b'abirasi, babandi ba VIP, warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwarahe. Ariko handi muranabizi, hari n'abo bicaga, hari n'ubwo abantu bica. Niba mujya mukurikira amakuru simbizi, nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu, akabatwara abantu benshi magana ngana, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugira gute, abantu bagapfa. Murabizi, murabumva, murabikurikira. Cyangwa n'ibyo mpimba. Byose nibyo mushaka mwebwe, nibyo mushaka kubamo, nibyo mushaka. Uwo muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda, barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo. Niba mushaka kuba abapasiteri, muve mu budepite mugende mu abapasiteri. Ariko nabwo mbere y'uko muba abo bapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza, ibyo bindi mujyamo, mujya gushuka abantu mukabahanurira. Wabanje ukihanurira se, urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe. Uri icyo ntazi, urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki. Ni nko kuyobya abantu, bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza, uko ugomba gukora buri kintu. Ibyinshi bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora. Mureke tubazanemo urujijo, bakaza bigize ibitangaza, namwe mugakurikira. Ntawe utekereza, ntawe ubaza, ntawe ugira ati nuje
hari izindi manza nyinshi kugira ngo abashinzwe ubutabera bamwe barabizi. Hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora. Hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire, ukabanza kwaka duke wari ufite uteza n'igihumbi aho ukakizana, bakaguha bitatu, ukagenda ukavuga uriya muntu ukongera ukagaruka. Watanze igihumbi, wavanyemo bitatu, bikajya kurangira bakuvanyemo 20. Ibyo nabyo ntimubizi, ntibibabamo hano. Hari utabizi? Ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini, bijya no mu nsengero, bijya nabyo biba bityo. Ubu abanyarwanda mwararindagiye, mufite icyo kibazo. Ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki, ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho. Niba ari ibintu hari amategeko abigenga, niba byujuje ibyangombwa, ibyo birumvikana. Mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho, Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe, nawe uko ari umuntu nkawe, wagiyeho ubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe, ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere, hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu, ari n'ibyo mukorera igihugu, mukabivaho mukajya kubita. Icya mbere, ibyo byose mvuga hari amategeko ariho, cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza, hari ibitari biriho muri ayo mategeko. Muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza, kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bintuza gusa. So bigomba kubahirizwa rero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego, hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana, budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza, ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, bakwiye guhutara.
abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda nibo mvuga. Abanyarwanda mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze, mwebwe mukabigira ibyanyu, bigomba guhagarara byanze bikunze. Icya gatatu rero noneho njye nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo, biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike, kandi ntaho bihuriye. Iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu bareke kubeshya, ntaho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira surabuvana he? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara. Rwose bigomba guhagarara, ndabibabwira, kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Bihagarare. So abari bazi ko ntabizi, ndabura ngo ndabizi cyane rwose, kandi nsubiremo, bikwiye guhagarara, kagira uburyo binyuramo, kigiye kubakwa, kigiye kubaho, hanyuma no mu nzego za leta, abazikorera, abazirimo, abafite uko bemera, ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko, batandukanye ibintu, batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time. Aho ngaho turahitamo kimwe. Ntabwo ari icyaha, ushobora kubiba byombi, ushobora kuba ibintu byose, ariko kugira ngo tutangiza akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda, bigomba kugira uko bitandukana.